Gatolika ya Mimuri rwitabiriye icyumweru cyarwo kizwi nka Weekend des Jeunes kiri kubera muri santarari ya Rutoma, aho biteganyijwe ko kizasozwa ku cyumweru. Urubyiruko rwitabiriye ruvuga ko ruzahungukira byinshi bitandukanye birimo n'impanuro. Weekend des Jeunes tuyitezemo byinshi. Iyi weekend yitabiriwe kurusha izindi. Tuba twajemo kwigiramo byinshi kuko nkatwe abajene tuba twahuriye hamwe tugahora n'abayobozi batandukanye baje kuduha ibiganiro bitandukanye, nkatwe abajene bikadufasha. Tuzayungukiramo byinshi rero kubera ko Padiri wacu Omoniye atumira abantu bagiye batandukanye bakaduhugura ku bijyanye n'ubuzima, ku bijyanye n'iterambere ry'urubyiruko ndetse no ku bijyanye n'iterambere rya Kiliziya muri rusange. Muri uyu mwaka dutangiye tuba twitezemo byinshi tugiye kubwirwa nk'urubyiruko, nk'ibyo twakwirinda, nk'ibyo twagenderaho mu buzima busanzwe. Ababyeyi b'i Rutoma bavuze ko bishimiye kwakira urubyiruko mu ngo zabo kandi bagasanga ibikorwa n'inyigisho bizahatangirwa bigiye gutuma urubyiruko rwitabira gahunda za Kiliziya no gutana n'ibirangaza bya hato na hato. Bonaventure Ndorimana ni umwe muri bo. Bigaragara ko ari umunsi w'ibyishimo kandi utagira uko usa, bitewe n'uko twe tumaze iminsi tuwiteguye, tuwusonzeye, tuwunyotewe, haba mu rubyiruko haba mu babyeyi. Turishimye cyane kandi twari biteguye, birumvikana muri iki gihe nta mpungenge dufite, imyaka ireze, ibigori bireze, iki cyose kireze. Kwakira urubyiruko biradushimishije kuko ruje mu gihe cyiza, tutavangwa ni mu itumba. Ubwo rero impamvu twishimye nanone ni uko urubyiruko rwo muri iki gihe akenshi na kenshi dutitabira ibikorwa bya Kiliziya, ariko iyi Weekend des Jeunes ijya ibakangura, ijya ibigisha, ijya ibacyaha, ugasanga za nyigisho bafatiyemo rimwe na rimwe zibagirira akamaro, ubukristo bwo bakarushaho kubuteza imbere, kuko nanone kubera ko ari urubyiruko nirwo bukristo bw'ejo, nibo bazabayobozi b'ejo. Badahereka rero babwirwa cyangwa se bigishwa cyangwa se batozwa, n'ubundi cyaba ari ikibazo dufite muri Kiliziya. Omoniye w'urubyiruko rw'iyi paruwasi ya Mimuri Padiri Silas Nteziryayo avuga ko mu bizibandwaho harimo kwibutsa urubyiruko inshingano zarwo no kurutoza gukunda gusoma Bibiliya. Weekend des Jeunes ntabwo ari ubwa mbere ibaye, twahereye ijya Kigando tuzenguka tujya na Bufunda, ure tuje hano Rutoma. Icyo twifuza nuko urubyiruko rwatera imbere, ni n'amahereko n'abandi banyeshuri bari bahari. Niyo mpamvu rero twateguye iyi Weekend des Jeunes, ikaba ifite insanganyamatsiko we rero urawe maso muri byose, uyumanganya bitotezo, ushikarire kogeza inkuru nziza, urangize neza ubutumwa bwawe, ko tuyisanga mu baruwa ya 2 Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote umutwe wa 4 kugera ku murongo wa 5. Twifuza rero ko urubyiruko rwajya rumenya inshingano zarwo, rugakora ubutumwa bwogeza inkuru nziza muri byose kandi bakabaho kwiyumanganya. Turifuza ko rero urubyiruko rwamenya gusoma Bibiliya, hifuje ko n'ubundi haba amatsinda bagakora n'amarushanwa ajyanye kuri Bibiliya. Biteganyijwe ko urubyiruko ruri hagati ya 400 na 500 arirwo ruzitabira iki cyumweru cyarwo. Magingo aya benshi muri bo bakaba bamaze kuhagera, mu gihe abandi bo bazahagera ku munsi w'ejo bitewe n'impamvu zitandukanye bagize. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, i Rutoma muri paruwasi ya Mimuri, Diocese ya Byumba.